ese mpoza ku mutima ubwami bw'Imana. Mu isengesho ntangarugero Yesu yigishije abigishwa be n'abazamukurikira, yabibukije amagambo bagombaga kwifashisha kugira ngo babashe gusenga Data wo mu ijuru dukunda. Ayo magambo tuyasanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 6 umurongo waho w'9 kugera 13. Dusoma ngo: nuko musenge mutya muti, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko biba mu ijuru. Duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, tubabarire ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira abari mwe imyenda yacu. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Aha Yesu yibukije ko abagaragu b'Imana bakagombye kuba basengera ubwami bwo mu ijuru, ubwami bwo mu ijuru. Reka tuze turebe icyo Uwiteka yahamije kigaragaza ko Yesu yari umwe mu bahanuzi cyangwa se umwana wakunda cyane, yagombaga kuba atubwira tukumva kenshi. Impamvu mbivuga ntyo: Yesu Kristo umwami w'amahoro. Ikingaragariza ko ari umwami w'amahoro ni ikihe? Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 17 umurongo wa 1 kugera 5, dusoma yerekwa ryaje kugaragara ubwo Yesu yerekanywe nk'umwami wo mu bihe bizaza, kugira ngo aze akuriraho abantu indwara, urupfu, intambara ndetse n'ibindi. Dusoma ngo, reka turebe aho aya magambo yandikiwe n'igihe yandikiwe n'imimerere yari ihari. Nyuma ya Pasika yo mu mwaka 32 hari iyerekwa ritangaje Petero, Yakobo na Yohana babonye. Iryo yerekwa niryo tugiye kurebera hamwe, turebe ni iyihe message yari iri mw'iyo yerekwa. Matayo igice cya 17 umurongo wa 1 kugera 5 dusoma ngo: iminsi 6 ishize, Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine. Ahindurirwa imbere yabo, mu maso he harabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati: Mwami, ni byiza ubwo turi hano, ni byiza ubwo turi hano. Nushaka ndaca ingando eshatu hano, imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Akibivuga igicu kirabakingiriza, ijwi rivugiramo riti: nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, mumwumvire. Amagambo ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, mumwumvire. Ese iyo message yatanzwe nande? Mu by'ukuri yatanzwe n'Imana. Kuga message nyinshi Yesu yari afite yagombaga kubwira abari mw'isi. Intumwa zumviye ibyo Yesu yazigishije kandi zitera abandi inkunga yo kubigenza batyo. Impamvu bivuga, dore zimwe mu nyigisho intumwa zatanze. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 19 kugera 23 dusoma ngo: nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana. Itume Yesu ariwe Kristo watoranijwe kera, uwo ijuru rikwiriye kwakira, kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganyirizwa, nk'uko Imana yabivugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Maze murambabarira, Mose yaravuze ati: umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose.
kimwe na Mose yahamije ko Uwiteka yagombaga kuduzanira umuhanuzi uteye nkawe, utanga inkuru y'amahoro nkawe, kandi twasabwaga kumvira uwo muhanuzi. Ibyo rero Uwiteka yabyivugiye muri cya gihe, muri rya yerekwa intumwa zaje kugira ziri kumwe na Yesu. Umurongo wa 23 ndavuga ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya 3 umurongo wa 23 hakomeza hagira hati, nuko rero umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azarimburwa mu bantu. Umuntu wese utazumvira uyu muhanuzi cyangwa se umwami Yesu azacibwa mu bantu. Kuki Uwiteka dusaba kumvira umwana we? Kuki Uwiteka adusaba kumvira umwana we? Twibukiranye ijambo ngo mu mwumvire ryanditswe mu byanditswe byera, ryanditswe ku bw'inyungu zacu. Iryo jambo mu mwumvire ryanditswe ku bw'inyungu zacu, ntago ryanditswe ku bw'izindi nyungu runaka. Ni ikimenyimenyi. Igitabo cy'Abaroma igice cya 15 umurongo wa 4 dusoma ngo, ibyanditswe kera byose byandikiye kutwigisha, kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduhesheshe ibyiringiro. Ese ukimara kumva uburyo kw'ibyanditswe byera byandikiwe kutwigisha kugira ngo biduheshe ibyiringiro, weho ufatana uburemere ijambo ry'Imana? Ufatana uburemere ijambo ry'Imana? Yesu yagaragaje ate ko yahozaga ku mutima ubutegetsi bukiranuka bw'Imana? Mu Kinyarwanda hakunzwe guca umugani ugira ngo akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Kimwe n'uyu mugani w'Abanyarwanda, Yesu ubwe yawugarutseho agira ati, muri Luka igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 43, arabwira ati, nkwiriye kwigisha ubutumwa bwiza bw'Imana no mu yindi midugudu, kuko ari byo natumiwe. Yesu rero yigishaga ubutumwa bwiza kuko ari bwo yagize ute, yatumiwe, ari byo byamuzanye. Ese niye mpamvu duheraho twemera ko Imana iha uburemere inyigisho y'ubwami bwayo? Uwiteka nawe ahoza ku mutima isezerano ry'ubwami bwe. Dore ikibihamiriza: Uwiteka yohereje umwana we w'ikinege mu isi, kandi ibyo uwo mwana yavuze n'ibyo yigishije byose byaturukaga ku Mana. Ikimenyimenyi mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 7 umurongo wa 16 dusoma ngo, Yesu arabasubiza ati, ibyo nigisha si ibyanjye, ahubwo ni iby'Iyantumye. Nanone yabisubiyemo mu magambo ye agira ati, mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 12 umurongo waho wa 49 na 50 agira ati, sinabivuze ku bwanjye, ahubwo Data wantumye niwe wantegetse ibyo nkwiriye kuvuga n'ibyo nkwiriye kwigisha. Nanjye nzi yuko itegeko rye ari ryo bugingo buhoraho. Nuko rero ibyo mvuga mbivuga uko Data yabimbwiye. Byaba byiza rero nawe wibaje iki kibazo kigira giti, ese mpoza ku mutima ubwami bw'Imana? Ese mpoza ku mutima ubwami bw'Imana? Wibuke inyigisho y'ibanze Yesu yatangije ari hano ku isi, yabwiraga abantu ko bagomba kwihana kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yabivuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 2 agira ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nanone yakomeje gutsindagiriza ko ubwami bw'Imana ari wo muti rukumbi ibibazo by'abantu. Yabivuze neza mwiyerekwa Yohana yavuze, iboneka mu byahishuwe igice cyaho cya 21 umurongo w'9.
ijambo